Izina ry'umunsi ni Lambert, ni izina rifite inkomoko mu Kidage, rikaba ari izina risobanura ubutaka burabagirana. Bimwe mu biranga abantu bitwa ba Lambert, akenshi Lambert uzasanga ari umuntu w'umunyamwete. Lambert uzasanga ari umuntu ucecetse wita ku byo akora byose, ariko nanone agakomera ku kintu bita ifaranga. Ibi ngibi rero ni bimwe mu bituma ba Lambert uzasanga bamwe na bamwe mu nshuti zabo bakunze kubita cyangwa bakabafata nk'abanyabugugu. Lambert ni umuntu ukunda kandi ukundwa. Ngiyo yakwizeye buriya aba yakwizeye, nubwo akenshi ngo asabana ntapfa kuvuga ibintu byose, kuko usanga adapfa kuvuga icyo agutekerezaho. Lambert ni umuntu ukunze kugira amabanga cyane. Iyo hari ikintu agutekerezaho se cyangwa hari ukuntu atakwiyumvamo, usanga Lambert atajya agufungukira ngo abe yabikubwira. Ba Lambert akenshi uzasanga ari abantu bigirira icyizere. Nimba witwa Lambert, umenye ko rwose uri umuntu ukunze kwigirira icyizere cyane kandi kirenze, haba mu mbaraga zawe no mu mikorere cyangwa se imitekerereze yawe. Gusa kenshi nanone uzasanga ba Lambert ari abantu batihangana kandi bagira buriya ngo umujinya uba hafi cyane. Ni umuntu ufata inshingano mu muryango. Lambert byose akabikemura neza kandi akabikora neza cyane. Ngiyo akiri umwana usanga iwabo bamwizera ndetse bakaba banamuha n'inshingano navuga ngo zisa n'izikomeye hakiri kare, kuko abagaragaza ubushobozi no kwitanga niyo akiri mutoya nyine. Kandi buriya ba Lambert uzasanga ari umuntu ukunda kwitabwaho, ngo ni nabyo buriya bituma yita ku bintu byo kwambara n'ubwiza, ahora akeye. Lambert ni abantu usanga bazi kwita ku bintu byo kwambara. Ba Lambert ni abantu baba bashaka kugaragara neza, guhora bakeye, bazi kwitegereza bakareba ndetse kure. Ba Lambert akenshi ni abantu bakunze kugira amakenga cyane, ku buryo nta kintu na kimwe ngo wapfa kubabeshya. Mu rukundo ba Lambert ni abantu baba bameze gute? Mu rukundo rero Lambert usanga ntako atagira, ariko buriya iyo agufatiye mu ikosa biba birangiye, kuko ni umuntu utajya ubasha kwihangana cyangwa ngo abe yababarira. Ba Lambert akenshi usanga bishimira kuba abaganga, bagakunda kuba abanyamategeko, abacamanza, kuba abagenzuzi ndetse n'umuntu ushushanya ndetse n'ibindi, kubera urukundo baba bafitiye ubukorikori hamwe n'ubugenge. Ngiryo izina ryacu Lambert ry'uyu munsi. Reka nizere ko utazacikwa n'izina ry'ubutaha. Nawe wifuza kumenya ubusobanuro bw'izina ryawe, watwandikira muri comment kugira ngo ubutaha abe ari wowe tuzavuga ku izina ryawe. Reka ngushimire. Njye ni Jehova, ni ikora uko ishaka. Naho ubutaha.